numva ibyo bisobanutse. Tujye muri equipe nationale Amavubi. Twinjiye muri equipe nationale Amavubi. Amavubi Stars. Ati bimeze bite? Gatoreka tubanze dukora akazi. Hanyuma dukora akazi twinjiye Amavubi se. Oya se ko numva ahubwo uzi amakuru akomeye. Oya nta by'amakuru akomeye, ni ibintu bisanzwe ariko yambwira ubu none ndabigeza ne mwuka byarabo ntabwo ushaka ko dukora akazi ahubwo wa mutaramu ndiwe wese ubwo wa mutaramu gutya ndiwe wese oya ngira ngo reka twinjiye muri equipe nationale y'u Rwanda. Yes, iyo Amavubi yatangiye Nervan zero ko amafoto y'Amavubi hano hafi arimo kugira ngo abantu wenda tubereke no ku Mavubi. Kana Amavubi rwose gahunda y'amafoto ari hata Amavubi arabuze niho yatinyira Amavubi ni mabi cyane. Kanze banze nkareka rwose ubundi wigaragaza ni kugira ngo ikiganiro abantu baze kugikurikirana nyuma rwose kuri YouTube nta kibazo. Bari kuvuga twinjira Amavubi yatangiye umwiherero bari gukora kuri Kigali Pele Stadium bitewe nuko bazakina ku kibuga cya synthetic cyangwa se ikibuga kiri artificiel ya Juba. Baravuga bati rero biramutse bari ibishoboka ati naka dukorere ahangaha bari gukorera umwiherero muri Sainte Famille harya. Yego niho barimo gukorera umwiherero hano muri Sainte Famille, ndetse batangiye umwiherero ku munsi w'ejo batari kumwe n'abakinnyi b'ikipe ya APR Football Club bazaba joininga ku munsi w'ejo. Ntibanari kumwe n'umutoza w'abanyezamu nawe ntagarajya mu burumva bamuhawe nayo gade barimo baritoza. Urumva rero ku munsi w'ejo rero nibwo batangiye umwiherero, n'uyu munsi bakoze imyitozo. Ni imyitozo iyobowe n'umutoza Jimmy Mulisa, ni nyuma y'uko uwitwa Yves Rwasamanzi nawe yahise agira impamvu asaba ikiruhuko cy'iminsi 8 kizageza ku itariki 24 adahari. Rero bivuze ko uwitwa Jimmy Mulisa ariwe urimo gukoresha imyitozo. Ni imyitozo yabaye iyobowe cyangwa se n'imyitozo yabaye nyuma y'uko umutoza mukuru yari yavuze ko yagiye mu kiruhuko atazatoza iyi mikino, azagaruka nyuma. Nako kandi ubwo byari bivuze ko Jimmy Mulisa ndetse na Yves Rwasamanzi aribo bagomba kuba bayobora iyi myitozo y'ikipe y'igihugu Amavubi arimo gushaka itike ya CHAN aho igomba guhura na Sudan y'Epfo. Ni match zigomba kuba ku itariki 22 muri Sudani. Mukino wo kwishyura rwose ukazaba ku itariki 28 hano i Kigali. Kandebe neza niba atari ntabambeshya abantu 28 kandi ari nka 29. So rero ikintu cyatunguye benshi cyangwa se ikintu cyavugishije abantu benshi no kubona no kumva ngo uwitwa Yves Rwasamanzi nawe yavuze ko adahari kuri iyi match. Nibyo nyuma 28 adahari kuri iyi match. Havuzwe byinshi bigendanye nuko wenda bamwe bati Yves Rwasamanzi ntago yishimiye kuba umutoza wungirije Jimmy Mulisa. Yves Rwasamanzi ntabwo byagenze gutya na gutya, ariko amakuru ahari cyangwa se igihari nubwo avuga ngo ni akaruhuko, amakuru umuntu agerageje gukurura nuko uyu mutaramu atigeze yishimira kungiriza umuntu witwa Jimmy Mulisa. Ngira ngo n'abantu barabizi neza ko nubwo bakoranaga muri equipe nationale y'u Rwanda nako ubwo bakoranaga mu ikipe ya APR gukorana byaje kunanirana, biba ngombwa ko uwitwa Yves Rwasamanzi ajya bamutwara mu ikipe ya Marine, tumasigana mu ikipe ya APR. Rero baje kwisanga bongeye guhurira muri equipe nationale aribo babiri. Birangira rero uwitwa Yves Rwasamanzi avuze ati ngewe ntabwo naba umutoza wungirije Jimmy Mulisa. Ari nabwo yahise avuga ati
ngewe rwose ndashaka ikiruhuko cy'iminsi 8 kizageza ku itariki 24, ubwo ni nyuma gato rwose nako ni nyuma y'umunsi umwe hamaze gukinwa umukino ubanza. Bivugwa ko ubundi yagiye muri camp yizeye ko ari we uzaba umutoza mukuru. Mwese ubundi ikintu nibaza sasa nshaka ko tunahera naho ngaho muri equipe nationale Amavubi uko bapanze ninde mutoza wa mbere first assistant coach? Uyu munsi ntakubeshya, uyu munsi nanjye nabibonye abantu bavuga ngo Yves Rwasamanzi niwe ari umutoza wa mbere wungirije, sibyo? Ubu turagenda twumvikanya bitewe n'ibyo twagiye tubona, sibyo? Kuko nyine nagerageje, sinzi niba wenda hari ahantu ugeze mbona ndi munsi aba fedo match nagira ngo ndebe ninde mutoza wa mbere cyangwa se ninde mutoza wungirije, ariko naje gusanga kuri ari zira fedo match bandikaho umutoza mukuru gusa. Fedo match bandikaho umutoza mukuru, abasista batabandikaho zira international. Yego, ntabwo ari nk'indi twandikisha intoki ngo first team coach. Yego, naje gusubiza amaso inyuma, urumva nibuka ko cyangwa se nsanga sinzi wenda wowe uranabindusha, nsanga press conference zose twagiye dukora haba mu kumenyekanisha cyangwa se yaba mu gutangaza abakinnyi, iyo bitabaga ko bazana na staff yose n'abatoza abanyezamu cyangwa se n'aba team manager, umuntu witwa Frank Torsten yazanaga n'umuntu witwa Jimmy Mulisa gusa. Ariko aho ngaho se ntabwo ashobora kuzana ikintu kivuga ngo nuko Jimmy Mulisa wenda ari free, bon soko free kuko yenda afite muri foundation n'abarimo, ariko ntabwo ari kimwe n'umuntu ufite akazi ka buri munsi mu kipe yitwa Marine. N'ikindi nacyo wenda turaza kukiganiraho n'uburyo tuvuge n'uburyo ko tugenda n'uburyo babicaye kuri bande touche. Oya, ikireba nuko bicaye kuri bande touche cyo ni ikintu gikomeye. Buriya inshuro zose o assistant premier assistant aba yegereye assistant. Rero nujya kure uko babicaye, wenda turaza kureba amafoto menshi ya equipe nationale Amavubi. Yego, iyo ni muri gihano uko bicara iruhande rwa Torsten Spritler, Frank Spritler, ninde ubu bicaye iruhande rwe? Jimmy Mulisa. Muri match zose nyina ya yindi nakwerekaga, sibyo? Iri hehe iyi foto? Urabona ko itandukanye na ya yindi nakwerekaga. Urabona assistant rindi, assistant bose n'aba assistant, ahubwo ari assistant wa mbere. Urabona ko atandukanye. Iyi ngiyi aramanza Torsten Frank Spritler, hagakurikiraho Jimmy Mulisa, hagakurikiraho Yves Rwasamanzi, hagakurikiraho Mugabo Alexis, umutoza w'abanyezamu, hagakurikiraho Mwambari Serge, ni umutoza ushinzwe kugira. Noneho nikamwereka na ya yindi na ya yindi ngira ngo ndakeka niyo kuri match ya Zimbabwe iyi ngiyi. Aha ngaha uko bimeze hari Torsten Frank Spritler, hakaba uwitwa Jimmy Mulisa, urumva, ndetse hakaza n'umugabo bita ni Rwasamanzi Yves Rwasamanzi, uko bakurikirana. Ngende kuri amafoto abiri rero rumva ari urucabana. Le premier assistant ni witwa Jimmy Mulisa, ahubwo igisigaye uko njye mbibonye mu mafoto ngende uko nzi diplôme, urumva kera reba nk'ukuntu babaga witwa Jonathan McKinstry, wungirijwe nande
n'amashami Vincent ubu niko bigenda yego urumva niko kuri niko even ni Burayi niko bimeze umutoza umukuru umutoza umwungirije niwe uba wicaye iruhande rw'inshuro zose kuri touchline noneho reka turebe wenda nka match y'u Rwanda versus Djibouti iriya nkweretse ya kabiri niyo kuri Djibouti iriya nkweretse ya kabiri niyo kuri Djibouti nanjye reka nze hano ndebe nka kimwe mu binyamakuru wenda cyapudetinze u Rwanda nimo nshaka match y'u Rwanda na Nigeria nshaka match y'u Rwanda na Nigeria gusa ariko ikigaragara cyo numva ikigaragara cy'abantu bakwiye kuba bumva uko njye mbibonye nuko Jimmy Mulisa agaragara nka ari we premier assistant kereka ari uko nka Yves ashaka kuvuga ati Jimmy Mulisa nuko nakuriko n'umutoza Jimmy Mulisa urumva niyo muntu ureba n'umutoza match nyinshi ati niyo mpamvu akunda kuba banegeranya ariko burya ninge premier assistant cyangwa se bakaba nta numwe babibwiye ko ari premier assistant buriya ngo habayeho proposal yo kubwira uyu muzungu yizanire umwungiriza we w'umuzungu akura kwa Carlos yari afite uriya harya ni Yacinta Carlos Alosfera bivugwa ko uyu mutana we yavuze ngo urumva ageze mu Rwanda asanga n'ubundi Carlos yarakuye Yves Rwasamanzi muri staff ye hari ntuza hari Jimmy Mulisa match ya Zimbabwe we yarahageze abanza kwirefera kuba hari ari nabwo bahise hongerwamo na Yves Rwasamanzi urumva bakorana kuri match ya Zimbabwe bamubwiye ngo yizanira assistant baravuga ati no ngiye ndakorana n'abahari barimo Jimmy Mulisa ko nabonye nta kibazo gihari nta kibazo cyabo rero ndetse n'amakuru avuga ko sibyo ibi ni ibintu nagerageje gutohoza namenye cyangwa nabimenye mu maybe ko ari nko mu masaa 10 nuko habayeho guhamagara buriya ngo ntuza witwa Yves Rwasamanzi nta makuru ko nyine mvuga namenye ntago ndi sure yayo ibintu ndi siri yabyo nzajya mvuga ndi siri ariko nibyo mvuga ndi doubt nzajya mvuga ndi doubting sibyo ariko yihamagariye umutoza mukuru uyu ntuza Frank Torsten amusaba ko yaba ari we uyobora ino mikino ya Sudan amusaba ko ari we wayobora ino mikino ya Sudan Yves Torsten we yabisabye Torsten rega bora Torsten nubwo yagiye mu kiruhuko aracyari umutoza wa equipe nationale nubwo atarasinya ariko amahirwe abadage bakunda kujya mu minsi mikuru cyane hari amahirwe menshi ko azakomeza kuba umutoza mukuru wa equipe nationale ngo yisabira ko yayobora ino mikino ibiri urumva Yves yihamagarira wibganiye n'umutoza mukuru I doubt nta makuru ariko yakora urumva cyena ibyo nkubwira nakubwiye ko nyine ari amakuru ariko ntahagazeho sibyo rero ngo birangira hano muri federation bigezeyo urumva hose ariko birangira Torsten yohereje email federation ibabwira ko Jimmy urumva ibabwira ko Jimmy ari uzayobora ino mikino ibiri rero bageze muri camp ku munsi wo ku cyumweru bwo nejo perezida federation ababwira ko Jimmy Mulisa ari ugiye kubayobora nk'umutoza mukuru muri ino mikino ibiri hanyuma birangira si byose birangira ari uko ari we uhawe izo nshingano rero Yves ngo ntiyabyishimiye ahita agira avuga ati ndasaba uruhushya rw'iminsi 8 ngayo nguko Amavubi yo ni Amavubi
bijya biba nyine nkumva ngize isoni reka mbyite gutyo. Sinzi igihe ikintu cyitwa kumva ngo ni superieur, kumva ngo ngiye mfite complexe ya inferiorité, ibyo bintu bizashirira mu bantu bacu cyangwa se mu myumvire yacu ryari cyane ku mupira. Urumva hari ikintu cya mbere gihari, umuntu bita Yves Rwasamanzi ari se duwa y'abatoza. Yego. Kuvuga ngo nibyo wenda muri staff technique ko nabandi mu Mavubi n'ubundi nta kibazo ndaza kuba ngaragara, ntabwo bize kubyitaho ko ni premier assistant cyangwa ntari premier assistant. Urumva? Yego. Ariko umutoza mukuru agiye ndashaka kubona hinduye imyenda. Urumva? Ndashaka kubona nambaye imyenda isanzwe, sinshaka kubona nambaye training y'Amavubi. Abanyari magambo cyo kuvuga ngo ndashaka ko ndi umutoza mukuru bigaragara ko ari nge munini kurusha utwa Jimmy Mulisa. Aravuga ati Jimmy Mulisa aramusha CV nk'umukinnyi, aravuga ati ngiye ndi umutoza umaze igihe kinini par rapport ya Jimmy Mulisa. Ariko se reka tunareke n'icyo kintu ubundi. Ngiye numvaga none deba yakajemo. Urumva? Byaba ari agashya koko nimba warafashe telefone ye ngendanwa. Urakumva Kanizi? Ndakumva. Telefone ye ku giti cye agatera telefone agahamagara Torsten Stibiter akamubwira ati koca utu tumace watumaye nka dutoza. Sinshaka kubitekereza ko ibintu byarabaye kuko byaba nyange n'abantu nakubwiye ngo namakuru ntahagaze. Byaba ari ibintu bitiyubashye ku muntu w'Yves Rwasamanzi. Ngewe buranda umuntu ugerageza ibintu byose bishoboka. Impamvu nakubwira nta makuru ntahagazeho nawe uyu munsi arabizi, namuhamagaye ntago yanyitabye. Nge nagerageje kuvugisha impande zose. Reka bari Jimmy se wakwitabye na Jimmy nawe namuhamagaye ntiyitaba. Urumva? No muri FA nta numwe witabye. Nta nabikoreka hano muri telefone yanjye. Niyo mpamvu mbwira nti nta makuru ntahagazeho. Okay. So icyo nivugira ni kimwe. Ubundi Yves Rwasamanzi aramutse hari n'umutoza wungirije Jimmy Mulisa, Amavubi agatsinda ni igisebo kuri Yves Rwasamanzi. Simbizi. Ubundi umutoza mukuru bivuze ko atari buze kuza kumva inama zawe. Njyewe ndi kubibonamo ikintu cyo kuvuga ngo nje ndi duwaye, nje mfite experience, ibi byo kudukangisha ngo naba legende. Babireke. Abantu babireke. Harya ubundi mu kuva muri aperi kwa abagabo kubitwa Yves Rwasamanzi ari ntago bisikanye na Jimmy Mulisa. No, Yves yari umwungiriza wa Jimmy Mulisa muri aperi. Urakoze cyane. Biranga nibwo bavuye rimwe se? No, yavuye muri aperi ajya muri Marine. Ntuzasigarana na Didi. Nibyo nakubwiraga. Jimmy asigarana na Didi. Nibyo nakubwiraga. Completely. Bivuze ngo nacyagiye buriya nuza kukurikirana neza. Uraza gusanga umuntu witwa Yves Rwasamanzi yari afite iyo complex ivuga ngo ngirije muri Sane. Buriya hari ikintu gikunda kuba, ikintu gikunda kuvugwa. Njyewe urabizi ukuntu umeze, njye ndi umuntu umeze gutya. Urumva? Ndi umuntu umeze gutya, ndi umuntu uri straight. Bombi navuga njyewe nta numwe navuga na inshuti yanjye cyane. Wenda nka Yves ni turanavugana, wenda Jimmy twizagura rimwe cya Esperanza. Muri ntuza muri Sekafa. Iyi match ya APR I think muri Sekafa Kagame Cup. Nabwo bino tuganira bisanzwe biri aho ngaho ntago ari abantu dusanzwe tumenyeranye cyane. Buriya hagiye cyageze bikaba bivugwa cyane ko Jimmy akunda kuvangira abatoza. Mulisa. Abatoza bakuru urubyiruko isaga muri Kigali. Yego. Ndumva ari kuri Kasa. Ibintu nk'ibyo ni Batare Eric umwe muri bo. Biravuga mu kipe ya APR mu kuntu bivugwamo yuko bimeze, donc hazamo no kumujunika cyane mu kipe ya APR Football Club. Ariko hari ikintu njye nkunda kuvuga, buri muntu ute Jimmy Mulisa, njye ko Jimmy Mulisa mubona ikintu cya mbere njye nawe turabyemeranya ko ari umuntu ufite profile nini mu Mavubi
cyane. donc ukivuga izina Amavubi na izina Jimmy Mulisa ryagombye kuba ari prioritaire kurenza Rwasamanzi tuki tuba honnête. Umuntu ari umwungirije mu kipe yitwa APR Football Club sibyo ushobora kuba uri umwungirije utabyishimiye yego ariko wari umwungirije equipe nationale umutoza ya prioritaire kanaka niwe mwungiriza wanjye wa mbere turabireba tukabibona n'umujyanama we barahorana baraganira Jimmy ko bigaragara n'umuntu uri pose udakunda ibintu by'amatiku uvuga ibintu cyane uko mbibona simbizi bene kireka ngo abana nabo nibo simbizi ndi kuvuga uko mbibona parama uko mirebera inyuma sibyo njyewe nta kubeshyekaniza ndava gushaka amakuru ya nyayo abantu bose nimuzigire mutungurwa no kumva bene muhinde statement yanjye kuri ikintu kuko nta makuru adasanzwe ndi kubivuga nk'uvuga ubusesenguzi uko nyenza aba bantu sibyo ariko umuntu bita Jimmy Mulisa uko bigaragara n'umutoza wungirije wa mbere. Ikindi cya kabiri n'umutoza ufite experience n'amakipe yatoje turetse kubi yatoje APR tuzi ikipe twa Kigali n'umutwabonye muri equipe nationale Amavubi kinini cyane sibyo kandi akenshi araza abana bazungu nibo bamugirira icyizere. Oya Jimmy n'umuhanda n'umuntu wabaye abana agiye atandukanye ni umuntu wiyadabuta nive the same case n'umutoza wa Muslim Smart ariko ubitwa Mulisa n'umuntu ufite n'icyavuze ku Mavubi cyane kurusha Yves Rwasamanzi. Rwasamanzi wanamubwira ari mu bintu bya development none muri ama equipe mato yo kumereza equipe akayihedinga n'agatera musa it's fine the same profiles sibese kutinze kuri bande touche kuba ntabwo bivuze ngo uyu mutoza umaze igihe iki biraza kumwambura iyo respect akakanya muri dressing room apa ko ari n'umutoza afite ikintu yabwira abahungu b'Amavubi nta muntu n'umwe muri Amavubi umusitari kuje Jimmy Mulisa muri equipe nationale Amavubi ntawe nibyo ko ntonese ko cyo yafashe umuntu twari Gobert Songo bikagenda gutyo okay byaba ari ikibazo umutoza yavuze ngo donc uruhuni mwenda wasigaye yavuze ngo Yves Rwasamanzi aze kuba umutoza mukuru urumva akabicommunicating federation na ministère federation kitabira ngo ni Jimmy tokurikiza ama ordre aho ngaho habarimo Ensan Vapa ariko sika mwubereze Rwasama ubundi kibazo ni ikihe reka twa kuvuga umutoza mukuru w'icyase umutoza wungirije n'uyu nguyu ubundi kibazo ni iki ntabwo nze mbyumva ubusiko katawuti yungirije Olivier Karekezi ndetse Jimmy ntabwo yungirije amashami urakoze cyane Jimmy yungirije amashami ibyo byo mu amprise muri equipe nationale ni isubu kumubani nakazi nibyo ariko se kuba akazi ntabwo aza muri rwego rwa equipe nationale ariko uri gutekereza Yves na Jimmy Mulisa nk'abantu bamara igihe cyane na Torsten Spirit urumva ukuntu byaba ari ibintu byiza baramutse bashyize hamwe ese ubwo ubundi bwora byanditse twumva muri equipe nationale ubwo uwitwa Rwasamanzi mbonye ko agiye inama Spiritira inama ziri totally different mwize Jimmy Mulisa mugiye ashaka umwe ati wowe tumba tumara mu Kigali turi kugiye hari byo mbona ibi n'ibi ntabwo abantu bumvikana ahubwo kuki abantu batantisipa ngiye no sasa ku biramutse binabaye byiza abishaka abantu batakongera guhura muri dressing room ya equipe nationale abantu sura gusinya umugozi umwe nabyo byaba byiza pe abantu n'ibiri gusinya umugozi umwe sibyo cyane mix donc ni kuvuga ngo ngewe ngo ni umutoza mukuru ngo undi ngurabona ngo ni umutoza ibyo nge abantu babipfa ubona Jimmy Mulisa yaza kumubwira ngo aze kungiriza witwa uyu Yves Rwasamanzi ari gusezera ni umutoza w'umunyamahoro rawe arabyihorera equipe nationale Amavubi ahubwo kuba mwari buze kwitwa head coach ndasezera mva muri camp ya equipe nationale ikibazo naje kwibaza ubu Torsten nagaruka haryo ubwo abakinnyi bamari mu ubundi we mubarakura mu niba umuhungu witwa Mubaraka bahora amagara muri Marine afite statistiques zituma za muri equipe nationale ushobora kuri muri complica ahubwo wowe abantu bari obligé kuzana abakinnyi ushaka kandi batanamerite uko ni muri equipe nationale nise cyo kigaragara nise uturetse kubeshya tubona igitego ufite muri champion nise ntabyuzi nawe ndabizi ibyo ngibyo nise tubije ukuri tubiza abantu kuri sibyo cyane iki ni kigaragara ko ahubwo uyu muntu ari umuntu ushaka kwimpoza muri equipe nationale toujours wakibaza impamvu Onezime yasigaye niba uhamagaye Taiba
Onezima to be honest no hari ibintu ahubwo biba utwo tubura ibintu biba muri equipe nationale ikipe yacu yaragowe ntabwo babyo nubwira statistique ubu se kuze statistique ndebe tendo ufite ibitego binga nereva ka kantu bibiri muri champion Onezima binga Ive bambwe ko ufite ibitego bitandatu Ive we muri Rutsiro baramuhamagaye yarahari Onezima ni yatsinze hatureke arayifite rwose afite ibitego binga ubwo urabizi ngo Tayibari yabaye umukinnyi wa equipe nationale n'atakina muri Marine Ntare none zereka Onezima afite ibitego Mubaraka afite statistique ze man ahubwo rero ariko navuga yacu yaragowe Mubaraka ejo n'injyango niwe watsinze ahari hanyuma mbere y'uko atsinda bamuza muri equipe nationale afite izi statistique nsobora statistique aho ngaho abandi barakina basatira ni barutayiza Iraguha Haji bari afite 4 Ive Hayimana Ive afite 4 afite 6 ejo bundi nyine yaratsinze afite 6 nyine ejo bundi yaratsinze Bizimana Yannick afite 3 4 nabo nibyo kuko mwabwani yaratsinze hari Abdulaziz Bizimana Yannick ibitego binara bifite ejo bundi yaratsinze nko kwikuza Muvubi ejo bundi yaratsinze Abdulaziz afite ibitego 3 Rivaldo hari uyu mutaramu Usayimana Olivier afite 2 yego Mubaraka Nizeyimana afite ibitego 3 kuko ejo bundi yaratsinze Ramadhan afite ibitego 2 urumva Tuyisenge Yasene nawe afite 2 ubwo shanye n'ejo yaratsinze oya nyine nashize cyane haza uyu Mugisha Didier afite igitego 1 Tayiba afite kimwe Mugisha Gilbert na Olivier nawe afite igitego 1 Gilbert afite ubusa nse reka nkubwire ngo na Gilbert ushobora gutorera agomba mu mikino ya equipe nationale man ibi nibyo bita bikoreka image y'ibintu totally bibera muri equipe nationale yacu hari abantu baza muri nyine ubundi mugani urusobanuro uti ibi bintu turabisobanura nyamara abantu bare reka nkubwize ukuri sindikubwiriya uyu nava muri equipe nationale ubuta kora pizama I can bet nyaza mu kinywa Marine nge oya hari ikibazo tansubije turimo kubona iminota 3 yarangiye nk'ubu ngubu nyine ko asa n'avuye muri equipe nationale bigaragara ko asa nko kwivumbura umutoza nagaruka bizagenda bite uzinze ntabwo nakongera gutuma muri sana n'uzabana muri equipe nationale nare kuri umwe sibwo bazi muri rumba sositeri umutoza w'ikipe ya Musanze nubwo nanibaza impamvu abantu bamuryamaho rero akuze izi nk'istaff ngiye nakongeramo migi bakirasa n'urundi rwego kirasa n'urundi rwego ariko none sasa nkajimwe muri iyo mode ukamuzana migi nyuma uri umutoza wungirije muri akuze ko Jim ubwo bushobozi arabufite bwo kwihamagarira uwo muntu none se ubwo sositeri umwana harabana uyu papa ni umuinstructeur uyu papa afite ikintu cyane ariko se man ubu byose muri kugenda kuri performances zinahari ubwo wenda ubwo experience ko rero mu ikipe y'igihugu y'abatoya ariko ari cyo ngicyo nabwira Gatera Musa instead ariko Gatera inshuti ya Ntuzada ya Rwasamanzi buriya bimeze nk'imwe ariko aya Mavubi yacu arambabaje Amavubi ni ibibazo umutoza yavuze ati sinze niwe muri umutoza mukuru yasabye urusengero rw'imisi 8 ihuriro nyuma n'amace matchari retour yabahari bamwe ko barumuhaze ese ko atari mu mwiherero ubwo barumuhaye kashari gusa ariko reka nkubwize ukuri abanyarwanda katurarikiye ko iki kintu ejo tugifite amakuru adasanzwe nimba ikosa riri kuri Ferwafa ubwo nuko nimba ikosa riri kuri Murisa the same nimba ari Rwasamanzi nuko ariko so far ikigaragara cyo uko bigaragara premier sister ntagomba gusigana inshingano kandi uko bigaragara n'uwitwa Jimmy Murisa